Turabasuhuje mwese mukurikirana ibiganiro byacu kuri Christmas TV show. Nyuma y'ubukwe bwa The Ben yakoze mu kwa cumi na kabiri 2023, umuhanzi The Ben agiye gukomereza mu bitaramo bigiye bitandukanye. Yagiye atumirwa ahantu hagiye hatandukanye mu bihugu byo hirya no hino ku isi. The Ben yatumiwe mu gitaramo byitezwe ko kizabera i Kampala ku wa 14 Gashyantare 2024, umunsi wahariwe abakundana. Igitaramo cya The Ben i Kampala cyatangajwe na Alex Muhagi, umunyarwenya wanamutumiye muri icyo gitaramo. Cyatangiye kwamamazwa kuri uyu wa 19 Mutarama 2024. Icyo gitaramo rero kikaba kizabera i Kampala. Umuhanzi The Ben akaba icyamamare mu muziki mu gihugu cy'u Rwanda, akaba azwi ndetse akaba anakurikiranwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Yiyemeje ko agiye gutaramira i Kampala nyuma y'iminsi mike avuye mu kwa buki yakoreye i Mombasa muri Kenya, aho yari yaragiye kwishima we n'umukunzi we Uwicyeza Pamela. Uyu muhanzi rero aherutse gusohora indirimbo Ni Forever, akaba rero ari umwe mu bahanzi biteganyijwe ko bazitabira Rwanda Day izabera i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa 2 kugeza ku wa 3 Gashyantare 2024. The Ben byitezwe ko azava muri Amerika ahita agaruka muri Afurika, aho azakomereza imyiteguro y'iki gitaramo. Muri 2022 nibwo The Ben yaherukaga gutaramira i Kampala mu bitaramo byabaye muri Kamena no muri Nzeri. Uwahaherukaga ari umusore agiye kuhasubira ari umugabo uherutse gukora ubukwe mu minsi ishize na Uwicyeza Pamela. Ku rundi ruhande ariko The Ben aherutse gukora igitaramo gikomeye i Burundi muri 2023. Iki kikaba cyari cyitabiriwe n'abakunzi b'umuziki hafi ibihumbi 10. Umuhanzi The Ben rero urumva avuye mu bukwe ahita akora indirimbo ajya kuryoshya no kwifatanya n'Uwicyeza Pamela umukunzi we, akahava noneho akomereza mu bitaramo bigiye bitandukanye, aho azagenda asusurutsa abakunzi be ndetse n'abandi bamutumiye kugira ngo ajye kwitabira ibitaramo hirya no hino ku isi. Tubashimiye rero kuba mwaduhaye umwanya wanyu. Mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel. Ciao ciao.